umwe mu byamamare bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se umwe mu banyamideli bakomeye cyane bakunzwe kuvuga mu itangazamakuru Shadia cyangwa se Shadibu. Ikibazo cya Shadia cyangwa se Shadibu ndetse na Yugi Umukaraza gikomeje gufata intera kuri YouTube cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu gihe Shadibu cyangwa se Shadia yatabaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB arusaba gukurikirana umusore witwa Iradukunde Mable wamamaye nka Yugi Umukaraza ari kumushinza kumusambanya ku gahato. Mu butumwa yasangije abamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, Shadibu yagize ati: ejo mu ijoro nagize ikibazo gikomeye cyane, umuntu nari nsanzwe nzi kuva kera yaje mu rugo rwanjye. Natekereje ko yaraje gushaka ukwiyunga hagati yanjye nawe, ariko nahuye n'ihohoterwa. Ndahamagarira inzego zibishinzwe mu Rwanda gukurikirana ikibazo cyanjye no gutuma ukuri kujya ahagaragara. Nta muntu ukwiye kuba afite ubwoba, kandi buri wese akwiye guhabwa umwanya wo kumvwa ndetse n'icyubahiro. Ubutabera ni ingenzi hano mu Rwanda, ukuri kandi ni ingenzi. Agaciro k'umuntu ni ingenzi, ndabinginze nimumfashe. Muri iki gihe sinshobora no kuba nabasha kujya hanze kubera iki kibazo nahuye nacyo. Byambereye ibintu bikomeye cyane kandi nkeneye ubufasha bwanyu. Mbere yuko dukomeza, ndagira ngo banze ufate umwanya wumve kuri ano majwi. Ni amajwi ya Shadia cyangwa se Shadibu mu gihe arimo agerageza kumvikanisha akarengane yakorewe n'uyu Yugi Umukaraza. Umuntu uri kujya kwa muganga ujya kwipimisha, ariko icyo ngicyo nuko nakorewe ihohoterwa bitewe nuko bansindishije. Bagusindishije? Yaramushite wanjye kuva kera, ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde, bitewe n'igikomere nari mfite, nta bintu byinshi nashakaga, ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga ukagarika metrics, ngende mabarira abantu, niko yisanze wanjye aracyana blotswe pe. Turanywa nyine ibiki byose, ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro. Dina mu mihango, so n'ikibazo gikomeye, so niyo mpamvu nahise mbihamya tu nta n'ikindi. Rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official, but that's what I'm feeling. Ni inshuti yanjye, nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that, uko mbizi neza ko ari byo. None se kwa muganga ubu urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kana aribwo ndi kujyayo? Nibwo uri kujyayo. Okay. Hanyuma se we yahise agenda yancitse kandi na muganga rindira ubwo n'ukuri baransindishije ngo nakujya kuri RIB nasinzi kamere. Namwe atirindira tunemere neza, tujye kuri RIB nubwo nari tayari, ubundi njye bunango ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo bikini biki. Namwe arindira, ariko bitewe n'ibintu numva nakorewe, reka turindire binjire mu tugende. Mani barancika tu. None se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje? Undi mugenzi aramucikisha kubera ko ngene namwanjye n'inkweto ze nazihishe. Yego. Ariko yagiye nta nkweto, kabisa inkweto ze ziracyari mu rugo nazihishe. Nicyo kintu cyose kinyereka ko yankora ihohoterwa nyine. Pole sana. Urakoze rero cyane kandi wihangane, ubwo wenda nandi makuru turakomeza kumenya. Nakone nyine nubwo wasanga ndigerageza icyo abandi bose nabo babonereho nyine. Merci. Urakoze cyane. Ni mu gihe ibibazo bikomeje kwibazwa impande n'impande hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bicicikana, hibaza impamvu uyu musore Yugi Umukaraza yaba yatekereje kuba yafata ku ngufu Shadia cyangwa se Shadibu. Shadibu we yasobanura itangazamakuru ko Yugi Umukaraza yamusambanyije ku gahato amusanze iwe mu ijoro ryo kuwa 21 Kamena 2026. Shadibu yavuze ko uyu musore bahoze ari inshuti, kandi ko ku mugoroba wa 21 Kamena 2026 uyu musore yaje kumusura iwe yitwaje amacupa 2 y'inzoga, ndetse hagamijwe gusangira hagati yabo mu rwego rwo kongera gukuza umubano wabo. Bamwe mu bantu babasha kuba babona amakuru ahagije kuri aba bombi bagiye bagaragaza ku mbuga nkoranyambaga yuko n'ubundi aba bombi bigize kugirana umubano, ariko nyamara Shadibu biri muri bimwe mu bintu yahakanye yivuye inyuma. Aho Shadibu we yagaragaje ko nyuma yo gusabana no kunywa inzoga, yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze akabyuka asanga baryamanye kandi yambaye ubusa. Yakomeje agira ati: yaje mu rugo turasangira, ariko sinzi ibyabaye, sinzi n'ibyo yampaye, kuko nisanze mbyutse nambaye ubusa andyamye iruhande, numva ko yansambanyije. Ibaze ko nari ndi no mu kwezi kw'abagore cyangwa se icyo twakita imihango.
yavuze yuko byamubabaje ndetse akanabimubwira, ndetse ngo akimara kubibwira umusore yagize ubwoba ahita asohoka iwe ndetse arirukanka. Ngo Shadia nawe ngo icyakoza niyamuhereje ngo yamubwiye ko ntaho yabasha guhungira kuko bari mu Rwanda kandi rutanga ubutabera. Shadia yavuze yuko yababajwe no kwisanga yaryamanye n'uyu musore, ngo dore ko atari ibintu byahuriranye cyangwa se bari bumvikanyeho, ahubwo ko yamufatiranye mu ntege nke ze yasinze ndetse akamukoresha ibyo ashaka kumukoresha, ibyo we yumva yuko ari akarengane ndetse ari no guhohoterwa. Ku rundi ruhande itangazamakuru ryashatse kuba ryavugisha uyu Yugi Mukaraza kugira ngo agire icyo avuga kuri ibi birego biri kumuregwaho, ariko inshuro zose bagerageje kuba bamuhamagara telefone yiwe ntiyabashije kuba yakitabwa. Shadibu cyangwa se Shadia yakomeje avuga yuko yizeye ko inzego zibishinzwe ziri buze gukurikirana iki kibazo kugira ngo hagaragare ukuri ndetse hatange ubutabera. Ku kijyanye n'iby'uko yari yigeze akundana na Yugi Mukaraza, Shadibu yavuze ko nta rukundo rwihariye bigeze bagirana, ahubwo ko bari inshuti zisanzwe. Ndetse Shadibu amaze iminsi ashyira hanze ubutumwa bwibazwaho na benshi, ndetse byageze n'aho atangaza ko yahinduye amazina ye, bimwe mu biri kugenda bigaragaza impinduka zitandukanye zitigeze zinabaho mbere kuri Shadia. Si ibyo gusa, nyuma y'uko n'ubundi Shadibu atangaje yuko yatanze iki kirego kuri RIB, amwe mu mashusho atunguranye yahise agaragara hanze y'ukuntu byari byifashe hagati ya Shadibu ndetse na Yugi Mukaraza. Byagaragaraga yuko aba bombi bari bahuje urugwiro, ndetse hagati yabo nta kibazo cyari kirimo, bari bishimye. Ariko icyaje gutungura abantu nuko Shadibu yakomeje avuga yuko we n'uyu musore bari bonyine iwe, ariko bikaza kugaragara ko mu nzu bari barimo harimo abandi bantu, haba uwafataga video ndetse n'abandi bagaragaye ku mpande z'iyo video. Nshimiye buri umwe wese twabanye muri aya makuru. Yari The Focus X TV, naho ubutaha.